Tuboneyeho kugusuhuza kandi tugushimira gukurikirana ibiganiro bya Humura TV. Amahoro n'imigisha biva kuri Yesu Kristo n'ibibane nawe. Iyi ni Humura TV, wa murongo mugari ugenda ukugeze ibiganiro bitandukanye by'iyobokamana. Aha tukugezeho ijambo ry'Imana, ubuhamya, ubuhanuzi, indirimbo, amakuru yo kuvuga ku bakozi b'Imana batandukanye n'ibindi biganiro bitandukanye by'iyobokamana. Turagushimiye dukurikira 5 kuri 5 by'umwihariko iyo warangije gukora subscribe. Reka tukubwire ngo turagukunda kuko uri umugenerwa bikorwa wacu wa buri munsi. Nawe ubonye ibiganiro byacu ari bwo bwa mbere cyangwa ukaba utari wakora subscribe, nta kindi usabwa kugira ngo utajye ucikwa n'ibiganiro byacu tugenera abagenerwa bikorwa bacu ba buri munsi. Urasabwa gukora subscribe warangiza ugakanda no kunzogera. Ibi bidufasha kugenda tukugezaho ubutumwa bugufi bukwereka ko hari ibiganiro bishyashya tukugejeho nk'umugenerwa bikorwa wacu wa buri munsi. Tuboneyeho kugushimira kandi weho wakurikiranye ibiganiro byacu, weho wakanze like, weho wateye comment, weho wakoze subscribe, nawe wakoze share. Warakoze, Imana y'amahoro ijye iguha umugisha. Waduteye inkunga ikomeye, niweho waduteye umwete gukomeza gukora. Ni ukuri turagushimiye, Imana iguha umugisha. Twihuse uyu munsi turagira ngo tuganire kuri iyi ngingo, aho abantu benshi bibaza, ese Bibiliya ni ikihe gitabo? Bibiliya ikomotse hehe? Bibiliya se yahumetswe n'Imana? Ese koko Bibiliya yaba ari igitabo cy'Imana? Ahangaha turaza kwibanda ku musore wemeza ko Bibiliya atari igitabo cyahumetswe n'Imana. Ahangaha abanyamadini benshi bemera yuko Bibiliya ari igitabo cyahumetswe n'Imana. Abandi bemera ko Bibiliya ari igitabo cyanditswe n'Imana. Abandi bemera ko ari igitabo cyazanwe n'Imana, ariko nanone batazi inzira cyanyuzemo kugira ngo kigere aho bakibona ubu ngubu. Umunyamakuru Nshimiyumukiza Janvier Popote avuga ko ibivuga ko Bibiliya ari ibyahumetswe n'Imana ari ibinyoma, ahubwo ko we abona ari igitabo cyanditswe n'abantu ku mpamvu za politike. Uyu munyamakuru ufite ikinyamakuru cye cyitwa Popote TV gikorera kuri YouTube avuga ko ubu nta dini asengeramo, ariko ko yakuriye mu muryango w'Abadiventiste b'umunsi wa 7. Avuga ko muri iri torero yakuriyemo risanzwemo amahame yaje kubona ari imyumvire iciriritse, nko kuba ku munsi w'isabato badashobora kurya ibiryo byatetswe uwo munsi cyangwa ngo babe bagira ikindi kintu bakora uretse gusenga gusa. Aho agira ati, pasiteri akakubwira ngo ntabwo uyu munsi wemerewe gukora, ariko ugasanga wa munsi akubuza gukoreraho we niwe akoreraho. Akakubwira ngo uyu munsi ni uwa 6, ni uw'isabato, nta kindi kintu na kimwe wemerewe gukora, ariko ugasanga kuri wa munsi akubwira ngo ntukore. Niwo munsi we ari gukoreraho, kuko iyo ari kukubwiriza aba ari kwandikirwa umushahara, ndetse usanga n'abana be aboherereza ku mashuri kuri wa munsi wa 6 wowe yakubuje kugira ikindi kintu ukoraho. Uyu musore utemera ibijyanye n'amadini avuga ko ari ibintu by'ibigare, ntabwo ari bya bintu umuntu ashobora kuvuga ngo yicare abishyire mu myumvire narangiza afata umwanzuro wo kubikora, ahubwo abona yuko ari bya bintu umuntu ajyamo akabijyamo ari mu kigare, aho abona abandi barabigiyemo kandi bose akabona ntibabivuyemo, nawe agahitamo umwanzuro wo kubigumamo, ariko atari umwanzuro agendeyemo kuko yabitekereje. Benshi mu bemeramana banafite amadini babarizwamo agendera ku nyigisho zikubiye muri Bibiliya. Bemeza ko ibikubiye muri Bibiliya byose ari ibyahumetswe n'Imana. Popote we siko abibona, Popote we siko abyumva, ahubwo avuga ko Bibiliya ari igitabo cyanditswe n'abantu. Nta kintu abibonamo cy'Imana cyaba kiri muri Bibiliya. Aho agira ati, ndayireba nkabona ari igitabo cyanditswe ku mpamvu za politike, baraza baragikwirakwiza bacyamamaza ahangaha iwacu. Avuga ko Bibiliya yazanwe nk'ikikangisho kigomba kujya ku bantu, gisa n'igifite imbaraga z'ikirenga, kuko buri wese ugisomye ndetse no muri buri sosiyete yose iba igomba kugira ikintu nk'icyo cyo kugira ngo gikanga abantu. Ahangaha kandi Popote yagize ati,
ni hahandi umuntu agera akavuga ngo ingufu zanjye zirarangiye, ahari wabona hari izindi ngufu zaba zindenze. Ubwo aba arimo kuvuga ingufu z'Imana. Avuga ko na mbere y'umwaduko w'abakoloni abanyarwanda bari basanzwe bafite Imana yabo bemera nk'isumba byose, bagahita hanyuma abazungu baraza babinjizamo iyi Mana y'Abisiraheli. Uyu musore yabajijwe niba yemera Imana. Yashubije ko Imana yemera, ariko akayemera biraho, nta birenze, nta zindi mbaraga zindi yaba abibonamo. Uyu musore yabajijwe niba ajya gusenga. Yavuze yuko atajya ajya gusenga, n'ababona bajyayo bashobora kuba barayobye, ariko aravuga ati ntabwo byo mbitindaho cyane, kuko buri muntu agira imyizerere ye, akagira n'imyumvire ye. Yanenze cyane abantu bajya mu rusengero, aho yavuze ngo ndatanga urugero nko muri jenoside, ugasanga umuntu agiye mu rusengero hanyuma agashima Imana ngo Imana ishimwe, yarandinze muri cya gihe cya jenoside kandi nabonaga bikomeye. Yahise yibaza niba kuko Imana ariyo yamurinze, ababa barapfuye bo baba barazize iki? Ahabona yuko atari Imana yamurinze. Popote we ibi ngibi arabihakana. Kandi uyu musore Nshimiyumukiza Janvier Popote we avuga yuko nta kintu na gito apfa na Satani, aho usanga abemeramana, abapasiteri n'abigisha bigisha bavuga yuko Satani arwanya abantu, Satani ahiga abantu, Satani ari umwanzi w'abantu. Popote yavuze yuko Satani nta murima badikanyije, nta n'icyo bapfana, nta n'icyo bapfa, yewe na Satani uwo nguwo ntago yemera niba abaho. Uyu munyamakuru yahindukiye avuga yuko abazungu baje batera ubwoba abanyarwanda, batera ubwoba abantu, batera ubwoba abanyafurika, aho yatanze urugero nk'umukinnyi wa filime ya Yesu, aho yavuze yuko uyu mukinnyi ari umwongereza kandi akaba akinariho, aho yavuze yuko atangazwa nuko abantu iyo babonye ifoto yiwe bagenda bakayikubita imbere bakamuramya. Ndetse yanatanze urugero avuga yuko uyu mwongereza wakinnye filime ya Yesu we binamubabaza, bikamurya ahantu iyo abona abantu bari kuramya ifoto yiwe. Ariko yavuze yuko abantu batajya basobanurira abandi, aho yagize ati abavugabutumwa n'abigisha mu madini ntabwo bajya basobanurira abantu ngo babereke yuko uyu mugabo ari umwongereza, ari umukinnyi wa filime, ahubwo abantu bose bazi yuko uriya ari umuntu witwa Yesu, na n'ubu ngubu niko babyimajina. Uyu munyamakuru ufite ikinyamakuru cyitwa Popote TV uhakana ko Bibiliya yanditswe n'Imana, yavuze yuko we ibintu byo gusenga, ibintu bya Bibiliya ntacyo abyemeraho, aho yavuze yuko ibingibi abona ari iby'abantu baciriritse bagendera mu kigare, aho yavuze yuko Bibiliya yanditswemo umurongo uvuga ngo hari ibyo yamenyesheje abaswa ibihisha abanyabwenge. Ahita abona yuko ari urwego rwo kugira ngo abantu bahere mu kigare cyo kuba abaswa, ntibemere kuba abanyabwenge. Kandi yahindukiye agaya abantu bemera cyane Bibiliya, bakumva amagambo ayirimo bakanayizera. Ahangaha yatanze urugero, aho yavuze yuko ibitabo 5 bya Mose yabitanzeho urugero, avuga yuko bigaragaza ko byanditswe, harimo igitabo kigaragaza ko cyanditswe Mose ataravuka, hari n'igitabo kigaragaza ko cyanditswe Mose yarapfuye, ariko ibi bitabo byose bikaba byitwa ibya Mose. Yese yibaza ukuntu umuntu yakwandika igitabo ataravuka, kandi nanone yibajije ukuntu umuntu yakwandika igitabo yarapfuye. Yavuze yuko Bibiliya ari igitabo cy'iterabwoba, Bibiliya atari igitabo cy'Imana, ari igitabo cyanditswe kubw'impamvu za politike zo kugira ngo bakanga abantu, nk'uko yavuze ngo buri sosiyete yose
igira ikintu cyo gukanga abantu bo muri iyo sosiyete. Ese weho waba udukurikiye, waba wibaza, waba utekereza, wemeza ko Bibiliya ari iki? Ese wemeza ko Bibiliya yanditswe gute? Weho udukurikiye, wasomye Bibiliya, wanayisomewe, wemeza ko Bibiliya ari igitabo cy'Imana cyangwa se igitabo cy'Imana? Weho wabonye imirimo n'ibitangaza, weho wabonye gukora kw'Imana, weho wabonye ubushake bw'Imana, weho wize, wanigishijwe, weho wafashijwe n'Umwuka Wera, wemeza ko Bibiliya yaba ari iki? Tugenda tugana ku musozo, turagushishikariza kwirinda ndetse no gusobanukirwa neza icyo Bibiliya icyo ari cyo, ndetse nanone ukirinda muntu uwo ari we wese waza kujyana kure y'ijambo ry'Imana, ukirinda cyane cyane umuntu wese waza akujyana kure y'umuhamagaro. Tukagushishikariza gukomeza kwizera Imana no kuyiringira no gukunda ibyanditse muri Bibiliya, naho ibiri kure ya Bibiliya akenshi na kenshi uzasanga ari ibinyoma. Mwibutse yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, aho abantu bazaba bikunda, birarira, ari indashima, ari ibyigomeke, aho Bibiliya yavuze ngo bene abo ngabo nubabona ujye ubatera umugongo. Tuboneyeho kugushimira kandi tukuragiza Imana y'amahoro, weho wabanye natwe kuri iki kiganiro cyacu. Reka tuvuge ngo wakoze. Imana y'amahoro iguha umugisha. Shalom shalom.